muri iyi minsi ngiye kurongora noneho nyabyo apana za content zanjye nakize ngiye kurongora ejo ndakuzanira umugore hano umugore wanjye umukobwa ariba biri serious twamaze kumvikana ngiye kumurongora nejo bundi zamukubita kuri social media abantu bamubone abazantwerera muzabimfashemo namaze no kubibwira amabujasi gira ijambo rimwe umubwira mbere uko nkureka aka kanya mu kiganiro live. Okay. Ndamukunda cyane Imana izimugenda imbere nawe igenda inyuma nanjye ndagukunda cyane sheri nzakugenda imbere n'inyuma hose nzakugenda impande zose arishimye nawe ngo Imana nyine gusa nuko ntaremeranwa nawe nuko nimba zemera idini rya Islam nicyo cyonyine kibura wenda sinzi uko byumva ariko ngewe ntakibazo ndamukunda rwose nakwambarira aje kubera ariko umuntu ugukunda ntiwamuyobera niyo muganira uba wumva umuntu uri seriye yego n'indyarya ntiwayimenya ariko buriya hari umuntu muganira ukabona ko harimo akantu katurutse ku mutima kabisa nyabyo haza abantu bateza akavuyo noneho umuntu umwe anunga urutoki ari kunsuzugura ngo afite agatuza kanini meza riraturika Franga meti icupa imufata hano kujisho ubona umuntu wanywerera amaraso bari kwihuta ahita ava amaraso menshi cyane ko bahita banyicaza aho ngaho pandagari biraje bankubita ipingu n'uwo mugabo wari warwanye wundi no kuri station police none yabyaye abana batatu yibaze aho umugabo ni yanyweye kavirunga ariko burabura ni kavirunga bamugani kavirunga kabise kari gukora umuti ariko namahirwe ebana we noneho ebana yahise yubahiriza bya bindi bavuga ukubyara abushoboye kurera we yahise birangiye nashaka afungira bizahise bihuriramo byahise bihura congratulation kuri ketchup kabisa ketchup yabikoze kabisa ubundi ni yirira isi abana nabundi reka nongere mbasuze kandi mbaye ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi hano kuri Iris TV twizera ko mukomeje kugubwa neza nibyo mba mbifuriza umunsi ku wundi ikaze abantu bari mu Rwanda mu bice bitandukanye by'u Rwanda ndetse no hakurya y'inkiko z'u Rwanda muri za diaspora zitandukanye i Burayi Amerika muri Australia haryo nibagiye muri Asia haryo indi migabane ni sirangiye yewe nzi state zo USA ariko yakauze state zingahe reka twumve tubare USA gira state zingahe 50 na zingahe 52 gahaguru okay 5 nimwe I think okay uzi zingahe mbonzi Kansas niho mu rugo Kansas wawe niho mbarirwa Kansas Mississippi City akaza kaza hariho Kansas hakabaho bita Arkansas kazaho bita Arizona kazaho bita Texas kazaho bita Michigan kazaho bita Kentucky kazaho bita Boston bita muri Maine uvuze amastate abantu abakongomani bakunda kujya oya ngewe nyuma usanga abakongomani benshi ndi umunyamerika nge wa mu American kwari n'umuntu hano ushobora kubaza na state nebyiri za California aho ngaho nandi henshi mba niba za Ohio za Colorado za ni henshi hari abajama banje benshi cyane ahubwo urangibukije uribuka wa mujama twavuganye uba muri US akambwira ngo basuye inzu yawe byarantunguye ikintu kimbwireho ba sibyo njya mbwira abantu se ngo ngende umunyamerika bwo bakavuga ni bya bindi byayaka ngende umunyamerika nuko narakandagira ariko ubumbarwa muri Amerika yose n'ahantu inzu yawe irahari rifure irateguye kabisa ahubwo mukecuru twari kubana Kansas ubu ngubu mushiki wanjye yagezeyo bita Suzana ahita mwimurira Michigan ubu mukecuru twari kubana ari kumwe na mushiki wanjye bita Suzana Michigan ikada seriye oya ngiye byaranunguye ariko ngewe umusore uri muri Amerika yamwitana ni mwizerwa ninde mwita wone twavuganye
udafite telefone yarambwiye ati twasuye inzu ya Yaka yitwa nde harya ntabwo nibuka izina rye ariko so wanyeretse video se basuye iwanjye ahubwo ngewe umwanzuro umaze gufata ejo navuganye na mabusha nijoro twavuganye Mutoni Asiya ubu Asiya agiye kujya muri dosiye yanjye agiye kubyigiramo kurikirana byinjiremo ku buryo mu minsi iri imbere ngomba kumusanga muri meni kubura Kansas ngiye nayikatiye n'ubu ni mukecuru wanjye ntakiba Kansas ati unayikatiye ibereye Michigan Kansas ngiye nayikatiye ubu ndi kwerekeza muri meni kwa mabusha Mutoni Asiya none se ubu ngubu ibyatuma gutagenda Yaka ufite icyizere ko byamaze gukemuka oya urabona icyatumaga ntagenda byashobora impamvu wasanga ari uko nakundaga ka mitsingi bura nakundaga ka petit mitsingi ariko unahinduye system ndi kuri ka virunga rwose none se Yaka byose sa alcohol siyo wapima mu mubiri bura ka virunga rwose gatera n'akanyabuga rega se imbanze ngire n'abagabo rwose mutabasha mu buriri ka virunga n'umuti rwose ka virunga kabisa ni dawa ushobora gutera impanga 3 nawe anwe ka virunga umuntu ashobora by the way reka tuse tunabireba Ketchup numwe mu bakinnyi ba filime bakunzwe mu Rwanda mu minsi ishize yakoze ubukwe bwishimiwe na benshi turamushyigikira none yabyaye abana 3 abana 3 yibaze aho umugabo ni yanyweye ka virunga ariko burabura ni ka virunga bamugana ka virunga kabise kari gukora umuti ariko namahirwe ebana we noneho ebana yahise yubahiriza bya bindi bavuga ngo kubyara abushoboye kurera we yahise birangiye nashaka afungira bizahise bihurira byahise bihura congratulations kuri Ketchup kabisa Ketchup yabikoze kabisa ubundi ni yirira isi abana nabundi abahungu 2 n'umukobwa shaka koza ababyeyi umva ababyeyi mwubahwe kugira abana 3 mu nda nabonaga Ketchup cyakoza arakomeye kwe kuko namubonaga n'amafilime yakina twite mbona rwose nta kibazo yaktinga nta problem none ngera tunguye no kumva yabyaye abana 3 wow ankoro abahungu 2 n'umukobwa ibyo bintu bivuga iki ya kabisa ari amahirwe nanjye cyakora bwari ikindi ntari nakubwisha do muri iyi minsi ngiye kurongora noneho nyabyo apana za content zanjye nakize ngiye kurongora ejo ndakuzanira umugore hano umugore wanjye ni umukobwa ntabwo ari umukobwa ni umufime afite umwana umwe ariko umwana umwe afite abakwasi umukobwa ariba iri serious twamaze kumvikana ngiye kumurongora nejo bundi zamukubita kuri social media abantu bamubone abazantwerera muzabimfashemo namaze no kubibwira mabusha si mabusha yavuze ati azamfasha uko ashoboye kose yakabiri seriye nzamuzana hano kuri Iris ejo none se duvugana kare nuvaga uri kumwe n'umuntu igitsina gore yarahuriye ngo ngenda cyajya mu ndangewe ubu nsigaye mfite umwana rwose uri kumfasha ku kibazo cy'umubiri umwana uri kunyitaho rwose seriye urantunguye kabisa rero ni bya bindi byanjye nabibwiye na mabuje aravuga ati rwose nzabafasha uko nshoboye kandi umukobwa noneho afite n'ikibanza mu Bugesera yes umva amahirwe ngize ubu tugiye kurwana no kucyubaka gusa yamaye kubaka kayanaga nabikomeye iyo zime neza ku mugani wa Jihad niyo uvuga ati reka nere agasonga bugari bundi uzime zime neza haka none se yakubwiye ngiye kurongora pana bya bindi za prank zo gutwika nejo ndaje mubereke abafana banjye bose abakunzi banjye ngiye kubereka ebana umufimere ngiye kubana nawe noneho pana bya bindi ngo twatwitse akana keza oya ni seriye noneho akwana muganura nakuze akaro kurongora imyaka 38 harya ntari muri 25 uri ni rwose dukwiranye se murakwiranye rongora tugushyigikire ngewe nta nibyo kuvuga ngo umuryango ikibazo nuko nzamuzana mugatangira komanteri ngo nta kibuna afite ngo ntabwo ari za size zawe nabizi komanteri bazavuga none sangana gute ni muto oya none n'umufundi none ekase umufundi nicyo kibanza kucyubaka ni uzabuyoboye chantier kuko arubaka ubungu n'umufundi yubaka hese yubaka
za Kicukiro bisanzwe iyo za Kicukiro Amaye. umufundi rwose umugore wese ni gute tutazamuha akazi akatwubakira ahubwo ntabwo inzara izabica kabisa uretse ngiye mukubite mubanze mumurebe kuri social media mumurebe mumunshimire ariko commentaire zanyu muzagabanye ndabizi murakomantinga ndabazi oya none se umuntu wakunze umuntu yaza arenzaho ikiyaka ko amahita maraya wobwo ngwino mutwereke tugushyigikire ngiye warega ntago ndebe isura nangwa se ngo ndebe taye ngewe uriya mukobwa impamvu namukunze ni umukobwa w'umutima kandi arankunda biri seriye atari bya bindi by'uburyarya ntabwo ari bya bindi by'uburyarya za ninja z'i Kigali umwe mu marana kabiri mu kanya akaba aragucitse akagutwara n'utwawe twose oya uriya mwana we yanyeretse iwabo rwose reba afite umutima kabisa ni uw'inaha i Kigali cyangwa mu Bugesera ni mu Bugesera mumaranye iminsi ngahe yaka ntabwo turatangira kubana ni kuvuga mukundana musurana tumaranye igihe ari gushyira nk'ukwezi ahari tumenyanye niwe wanyishakiye urankanze muranye igihe nyine uvuga ngo hashize nk'imyaka 3 oya ni ukwezi kumwe ariko ngewe nahise mfatiraho ubundi mfata icyemezo vuba cyane ntabwo mushaka gutinda mu makuru none se ko bajya bavuga ko iyo ugiye gushaka ugashaka wihuse bidakunda kuramba ukabona n'umuntu ukwezi kumwe mugahita mubana utaramumenya utaramenya imico ye utaramenya ni muntu ki biterwa n'uwo ari we ngiye uriya mukobwa ndamwizeye rwose umufimere ubuzima arabuzi urabona ajya kubaka ashobora no gukora n'ikiyede nacyo yagikora urumva uriya mukobwa burya yo muri babiri ari sawa mwazajya mwufata undi mu mugongo mugafatanya ubuzima kuri iyi si kubaho no gufashanya ukora urumva ibintu by'indaya ubu naraparitse umwana uri kumfasha rwose ku byerekeranye no kuruhura ubwonko umwana rwose none ntabwo waba ugendeye ku marangamutima y'uko agufasha ku bijyanye no kuruhura ubwonko ugatangira umuryango w'imburagihe reka turashaka ko ugira umuryango ukomeye nese imyaka 30 ningahe mfite ubuse hari ikindi ntegereje nta kindi ahubwo nuriya nari narabuze uriya rwose nugiye kumanagura amarira naririye kuri iyi si byaba ari byiza yaka oya seriye rwose ntanagwa n'akanimero kukamuhamagara reka tumuhamagare twumve koko niba ari byo atazatubabariza umusore rwose umusore wacu dukunda yakamwana ni 07 reka uretse gatoya ngiye gukora ikiganiro kimwe cya ruhura umutima cya Costin 078 073 73 096 mukoringe rwose umwibarize mukoringe twumve koko ni wowe na yaka igahunda bimeze bite wow nongere ni network okay nangize ngo yire yakara ndi seriye rwose ariko yaka rwose mbabarira niba uri seriye aha iciyemo kabisa twumve ko ayifata allo muraho neza yego murakomeye yego amagaye n'umuntu witwa Jado Tuyishime kuri Ayiris TV kumwe na yaka kuri Ayiris TV kumwe na yaka hanyuma ibibazo nka bita turashaka kubaza ntago ndi bukugore yego umusore witwa Gasore Pacifique se waba umuzi Gasore Patrick Pacifique yakamwana ndamuzi hanyuma yatubwiye yuko mukundana nibyo yego ndetse kandi yatubwiye yuko afite gahunda yo kuba mwabana yo kubana mukagira umuryango mugakora umuryango mwiza mukazagira ejo hazaza heza tukabashyigikira cyane igitekerezo yakikugejejeho yakingejejeho rwose tumaze igihe gusa yakimbwiyeho ariko ndavuga wenda bya bindi by'abantu bo muri iyi minsi ariko urumva ko nimba bikubwiye se ntaganire namwe ntabwo
urumva atari byo. none se Oui. amaze kugeza iyo gitekerezo wabyakiriye gute wowe? Nabyakiriye neza numva ko nta kibazo kuko ni umusore nkaba ni igitsina gabo nkaba igitsina gore. Ikindi Imana niyo nkuru. wumva se yakamwana turi kumwe mu kiganiro. Muri kumwe mu kiganiro. Yego arakumva mbese ari kukumva ibyo uri gusubiza ari kukumva. sheri niko bimeze rwose babwiza ukuri no mu kanya. Niki cyatumye umuhitamo ukavuga ati ndabona mwizeye, ndabona ariyo muntu nari negereje? Niki cyaguteye izo mbaraga? Ikintu cyanteye kumva ko ngomba kubana na Yaka, umuntu nkabundi kuzuzanya tugahuriza hamwe, nuko nta kibazo abaye ari muzima nkaba ndi muzima, Imana atari ko byose. Ukaba umukunda kandi abamukunda. Yego. Arabatekereza ko ari bya bindi byo muri social media byo gutwika byo kugira gute? Niki wabivugaho? Niki watwizeza ko noneho ukuri no nshuro ari gahunda nzima atari bya bindi byo muri social media? Kugira ngo nyimire urumva muri social media iri ukwayo, natwe ubwacu ku giti cyacu turi ukwacu. Hasigaye ni ibikorwa kugira ngo ubibone ko biri seri. Kuko n'ubu nanjye mubwiye ko bimwe nta cyakwejeje cyane nk'uko byajya mu bikorwa ukabibona amaso ku maso. Yego. Kurekana n'amagambo menshi kukerekana ibikorwa, ubwo rero niko bimeze cyane. Niko gahunda zimeze. Tugomba kubishyira mu bikorwa tukabyereka abanyarwanda. Turabyishimiye cyane by'umwihariko abakunzi ba Yaka, abantu twiteguye kubashyigikira. Gira ijambo rimwe umubwira mbere uko nkureka aka kanya mu kiganiro live. Okay. Ndamukunda cyane. Imana ibyimugenda imbere, nawe igenda inyuma. Nanjye ndagukunda cyane sheri, nzakugenda imbere n'inyuma hose, nzakugenda impande zose. Arishimye nawe ngo Imana nyine no. Gusa nuko ntaremeranwa nawe nuko nimba zemera idini rya Islam. Nicyo cyonyine kibura. Wenda sinzi uko byumva ariko njyewe nta kibazo ndamukunda rwose. Nakwambara irange kubera. Okay. Urakoze cyane, turagushimiye. Urakoze namwe. Imana iguhe umugisha. Okay. Umwana adafite gahunda se Jado. Ntabwo biri seriye? Ntabwo ari bya bindi. Ntabwo ari bya bindi nanjye ndabyemera pe. Ubu niwe tugiye kubana rwose tukarushinga. Pana bya bindi byo gutwika. Yaka ari ikibazo ariko afite. Numvise. Kandi kigora abantu benshi nyine rimwe na rimwe mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Uzemera kuba umuyisilamu? Kuba umuyisilamu hari icyo bitwaye se bose ntibasenga Imana. Uve ku icupa. Namabuje ni umuyisilamu, ahubwo namabuje yaratagiye kumindura umuyisilamu nuko byagiye binaniramo gake. Ariko uriya mukobwa ni n'umuyisilamu uri seriye, wumve ko gahunda zose z'abisilamu arazikurikiza. Ahubwo kuri Eid nzaba ndi kumwe nawe wabo wa mabuje, ikabugi iwabo niho tuzaririra Eid, mwereke n'iwabo wa mabuje neza. Kabisa amahame ya Islam waraye nta kibari. Hari umafane twabanaga kera, iyo wabaga wazereye nyine kwa kuntu umusirikare atawanyika, warazaga hano nibo baba bagiye kugukubita ibiti, ko umusirikare watawanyitse mu gitondo baramushyushya abyukira kuri mucanganyiko. Noneho afande ajyaga akunda yari koroneri, nanubu aba muri Kongo ni general bamwita koroneri Munyakazi. Abamuzi yakoreshaga kuri sayini Mike uniform. Niyo wajya gukunda kuturirimbira ngo waraye nta kibari waraye nta kibari. Ubwo wabaga n'umusikari nyine waraye mu gasozi. Karara nta kibari. Tugiye kukuzagara rero. Kwa ngo n'abesitera mu bavuga nyine za ndirimbo zabo ngo waraye nta kibari. Nuko yakubita kiyongoze. Ariko nyine urumva reka kwinjira idini da. Reka twizere ko utazamutenguha.
wowe uriya mukobwa naramukunze cyane rero uzi kubona umuntu ugukunda ntacyo umuhaye ntaki ukumva rwose afite umutima bya nyabyo umutima ugukunda rwose ariko umuntu ugukunda ntiwamuyobera niyo muganira uba wumva umuntu uri seriye yego n'indyarya ntiwayimenya ariko buriya hari umuntu muganira ukabona ko harimo akantu katurutse ku mutima kabisa nyabyo. Okay, nuko bimeze. Hanyuma ubwo n'Imana nidufasha bikagenda neza nk'uko ubyifuza cyangwa se wowe kubitegurana n'umukunzi wawe, tuzafata umwanya twemerera abakunzi ba STV ko uzamutuzanira tukamubona tugakorana ikiganiro turi kumwe tubibwire n'abantu kuri Iris TV haba kwa mbere cyangwa kwa kabiri saa yose uzaba uri tayari uzambwire tuzanire. Asante. Ibyo ngibyo bizanshimisha tunamubone tumwereka umukazana wacu kabisa tugomba kuba hafi tumubona. Nuko bimeze yaka rero. Kimwe mu bindi bintu cyangwa se by'ingenzi nashaka ko tuganira ejo bundi nabonye inkuru zicicikana ngo baragufunze ngo warafunzwe ariko njyewe sinabisobanukirwa sinamenya ibyo ari byo mu by'ukuri. Gufungwa narafunzwe kandi nta mugabo udafungwa nubwo waba uri umukirisitu ukajana gufungwa n'ibya buri wese ahubwo njye ndi na superstar nasiko nakomerekeje umuntu nkararamo rimwe mu gitondo bakamfungura Rusesabagina ko yakubise mwameza ngahise nabandimba nazinge naburanye nka Rusesabagina nge naburanye nemera icyaha ngisabira imbabazi bantegeka kumvikana n'umuntu ari nakomerekeje umuntu turumvikana ahagarika ikirego bandikura gutyo. None se byagenze gute ubundi umuntu kugira ngo mukomeretse mbona ukuvuga habaye akavura abona twari twagiye gushutinga aho nandi kumwe n'iraca n'ibita sawa show ya Kirusu tugeze rero twari tugiye gushutinga na bwa bugufi ya bwa Andrea turashutinga dusoje video tugiye kwiyakira haza abantu bateza akavuyo noneho umuntu umwe anunga urutoki ari kunsuzugura ngo afite agatuza kanini meza riraturika Franga meti icupa imufata hano kujisho ubona umuntu wanywerera amaraso bari kwihuta ahita ava amaraso menshi cyane ko bahita banyicaza aho ngaho pandagari biraje bankubita ipingu n'uwo mugabo wari warwanye wundi no kuri station police ndara muri imwe gitondo barandikura ndataha twavuganye bakurekuye kandi kwiseneze ngo amagara usko byaye bijyane ubwo bavuga ati se yaka yari ukuntu burabwire n'abantu kugira umujinya wa huti wa vuba ushobora gushiduka wisha umuntu mu bintu by'imikino so tujye tugerageza kurakara cyane umujinya wihuse cyane ushobora kwica umuntu rwose utabiteguye ariko nizere ko bitari byatewe n'agacupa wenda ugiye ntabwo ari agacupa urumva nako kari karimo ariko nyine ni kwa kundi umuntu nyine ushobora kugira impanuka tumukaba urabizi ni ibintu bisanzwe ndetse Nyagisoho niyakubise umuntu icupa ntiyamaze kuri sitasiyo kangahe ariko mbwire n'abandi bantu mukunda gukoresha amacupa icupa ni ikintu kibi ushobora gukubita umuntu icupa cyangwa se ukarikubita no ku gikuta n'irigiro rifite ariko rigakomeretsa n'ubu utateganyaga n'uwo mudafitanye ikibazo so umujinya wo mu kabari rero mwirinda vide ntirireba inshuti yanjye ni amasomo kabisa muri gereza byaremeza ubwa mbere wafunzwe ibyo ntabwo ari ubwa mbere aho nawe uri kubwe kuba umusitari ni byiza nyigera kuri sitasiyo ya polisi nageze ari nimugoroba ebana umupolisi nahasanze yahise ahagurutsa izindi mfungwa zari ziryamye imbere muri VIP ngo umusitari kubite mu mwanya wa VIP utandara muri VIP bumva samargo nsanga hari n'umwana wari wiseguye ipura y'ibigori inkoko abizi mbandandiye ni bankubise ipura y'ibigori nasanze bamaze kurya hari nka 3 z'ijoro ndara muri VIP usohoka
ku musitari kari byiza ngiye Sohoka kurwanya ku buryo nabo musitari nanjye narakoma gusa fani nshaka kwihagarika rwango niyo akamwana ngo sohoka weho rwose asaba nankuraho n'ipingu direct nge ariko harimo ibisambo buriya Musanze barya ikaci bo biba ku ngufe bano umuntu arazika gukanaga kurya ikaci telefone agatwara n'ibyo ufite nibyo bisambo byari bihari noneho inzererezi zaho zifungirwaho bita mu Kinigi kuva kuri station ara mu mujyi bahita bakuzamura Kinigi ubwo buri kwerekeza iwawe buri kwerekeza iwawe cyane ko atari kure cyane y'ibirwa rwose ikindi nabwira abagore ntazagira umugore wirata ngo byaye vuba ngo afite akabebe ngo uzakora icyango nago bagufunga nge nabonye umugore ufunga ngo nakana akana kadafite n'amezi nk'atandatu urumva ariko ibasura umwana muto ukajya gukurira muri gereza uzira icyaha cyane problem mbabwire rero mwabadamu none mbabwire gereza y'abadamu mu Rwanda isigaye bamusanze nta gereza y'abagabo ikiba mu Ruhengeri niyo bagize gereza y'abagore bose bo mu Rwanda nubu uzakora icyaha uturutse mu ntara runaka ni Musanze ibaze noneho ukuntu uzava icyangugu ukajya gusura umugore wawe Musanze niko bigiye kugenda weya niko bimeze n'abari mageragere se bazabajyanayo nose mu mageragere hari abagore babayo babayo rwose babayo ndetse niba byarahindutse ngemera ukagereza y'abagore barayimuriye Musanze ibiryo muri gereza ntabwo biba byoroshye ibiryo muri gereza se wava ngo ngiye ngo mvuye iwacu ngo naryaga speciale ngo naryaga makaroni hari urya ibigori byabindi ugera hari ugatangira ukivugishwa ngo ngewe ngo ndwaye igifu ngo ntabwo ndashobora impungure zanjye abandi baziriye barya iki ntawemerewe kugemura hariya bamaze gukatira nk'iby'abandi bari kurya nta mikino mu byo muri gereza nuko mikino rwose hariya kuri station police urya ibigori nk'abandi ni hatari ni hatari so mu by'ukuri turi mu minsi 100 yo kwibuka abacu barokotse bazize jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 94 turi kuva none muri cya cyumweru cy'ibanze cy'icyunamo ngubu twongeye twagarutse mu biganiro bindi bisanzwe bya entertainment ariko kira cyumweru niteka kigira ubutumwa kigira amasomo menshi kidusigira bitewe nuko tuba turi focused tuba dushyizeho umutima twibuka abacu kira cyumweru wowe kivuze iki kuri wowe kikwibutsa iki still turacyari muri ya minsi 100 yego ariko kira cyumweru n'umwihariko iyo tugeze muri bino bihe niki kintu kikuza ku mutima cyane kira cyumweru rero ngewe kinyibutsa ibintu byinshi kira cyumweru twaburiyemo twabuze abacu abantu benshi baragiye abantu benshi barapfuye muri kiriya gihe urabizi hapfuye abantu benshi so aba ari ngombwa kwibuka rero tugasubiza amaso inyuma tukareba niyo twavuye n'aho tugeze ukagira icyo uhindura mu buzima kuko kiriya cyumweru kiduha isomo ukagira ibyo uhindura kuko wasubije amaso inyuma ugatekereza ibyabaye ukagira shanshima ukagira ibyo uhindura mu mibereho ni amateka navuga ko impamvu mbikubajijeho nanahuza n'amateka ya bene wanyu abavandimwe banyu inshuti mwasize inyuma imasisi bakiriyo bakiri kuzira uko bavutse izo nkuru urazizi urazumva ni iwanyu ni mu rugo iyo utekereje ibintu biri kuba muri kano kanya abantu bimwe na bimwe babirebera niki kikuza ku mutima mu by'ukuri iyo urebye abantu ngewe ni ukuvuga gusa ndabibona nkabirebesha amaso gusa kuko njye ntabwo bushobozi mfite nta bubasha mfite uretse Nyagasani wenyine gupfukama gusa tugasenga burya ikintu iyo nta kintu wagikoraho ni ukubishyira mu maboko ya Nyagasani ngewe biriya ndabibona gusa nkikaruma kuko n'ababyeyi banjye niho bapfira muri Kongo 93 papa we yapfuye banamutemaguye hariya muri Kongo mama we yishwe n'uburwayi ariko biriya ngewe iyo mbibonye kuriya ndatekereza bikandenga nkabona ntacyo nabikoraho uretse kubishyira mu maboko ya Nyagasani gusa Nyagasani wenyine uzakemura ibibazo naho ngewe uko bwanjye byarandenze ndabireba
ebana umutima ukandya n'ubundi nkabyakira nyakira. nta bantu mbese ubu ngubu mufite amasano bakiriyo ngubu bataraza mu Rwanda batagize bahunga? Arabona buze ubu mfite grand frère yarabuze pe muri Kongo. Muvukana neza neza? Muvukana ni ukuvuga duhuje papa ariko ba mama ntabwo ari bamwe. Urumva ni grand frère. Naramubuze gutyo, niba ariho niba yaranapfuye simbizi. Kuko hari n'abandi dufitanye amasano bakiri hakurya, ndetse ko abenshi bamaze kwambuka, benshi barambutse bari hano, abandi bari USA. Mu ntekerezo zawe yaka wumva ari nkaho ufite igisubizo cy'ibibazo biri kubera hariya, ariko nanone ngende ndi kubihuza n'amateka twanyuzemo nk'abanyarwanda, n'ubundi bariya nabo inkomoko yabo ni hano ni mu Rwanda, ariko baba bari kuzira ubwoko. Wowe ubaye nkaho ufite igisubizo cy'icyakorwa, kuko nyambona abantu benshi bamwe bakavuga ati n'ubundi hariya bwari ubutaka bw'abanyarwanda, nibabusubirane bongere bitwa abanyarwanda, cyangwa se bari mu bwigenge bwabo b'igihugu. Ngewe ari nk'igisubizo wowe watanga? Igisubizo ngewe natanga, njye numva yuko abantu babana mu mahoro gusa, ko twese turi abantu kandi twaremwe n'Imana. Nicyo gisubizo, nicyo cyifuzo cyanjye. Mu gihe bidashobotse kandi ko bigaragara ko byananiye babana mu mahoro, ariko se niba bidashobotse njye nta kindi nabikoraho. Ariko ari ukuvuga ngo wenda ngewe mfite ubushobozi, mfite ububasha, ni fight, ni ukurasana, niyo solution. None sinakubwira ngo iki ko mu gihe tugiye mu magambo bikanga, ibana no gufata imbunda tukarasana, ikibazo kikava mu nzira, mukarasana hanyuma mugatufata ubutaka. Oya niko bimeze. Ngewe nuko nta bubasha mfite, naho ubundi ngewe mfite ububasha, iba ni ukurasana, nuko nta kintu wese wakora. Abantu niba badashaka amahoro, ntiturasana ibibazo bive mu nzira. Uri umusoja kabisa. Dawa ya moto ni moto. Dawa ya moto ni moto, n'isingubwe. So nuko rero bimeze, yakatumenye mwabiri, turebiye gahunda ze, adufitiye umushinga mwiza w'urugo. Nizere ko tuzamushyigikira kandi tuzanagusengera. Burya urugo rwubatswe n'amasengesho ntago rujegajega, kandi bizabiseriye imyaka ibigeze. Buya kugira urugo, umuntu akubaka akagira umuryango, binamufasha no mu iterambere rye. Uko byagenda kose tuzagushyigikira. Ariko umugore afite akamaro, njye mbibona ku bavandimwe banjye benshi. Ujya ku kazi ugasanga umudamu yatetse, nk'ubu sinteka, ndya ku biryo byo mu nkono rimwe na rimwe, ariko urumva muzana kujya ndya akavange gatekeye mu rugo, afata n'icyo gikoma kimeze neza kirimo inshyushyu. Urumva ko nimara kumuzana, ndabizi mu minsi mike nzaba ndi kuyaga rwose. Yazarwa uko byo rwose. Ko mugasanga agapantaro kawe yagahanaguye, karusho noneho akaguheka akunda, akakumara ibibazo akaguheka akunda pe. Sikabagabo burya bakize. So turashoje ikiganiro gitoya tugiranye, ariko twumvise amakuru menshi kuri byibuze, tuzagenda tubikurikirana. Dutegereze madamu aze tumushyire kuri kamera, mbabarira rwose, tuzamuzane aganiriza abakunzi ba Iris. Oya ngiye ndashaka wa mbere cyangwa kuwa kabiri next week, kumwereka abantu ebana niba ari support ngire n'aba diaspora, noneho am seriously ntago ziza plank zanjye na kiza. Okay. Reka tubashimire, mwakoze. Ni Jado tushima wayoboye ikiganiro, Emilia yadufashije kuri kamera ku majwi n'amashusho. Yakamwana waragiye. Bye bye.